Yesu ashimwe. Tubasuhuje mu izina rya Yesu bakunzi b'Ishako TV. Tunejejwe no kubana namwe, muri kumwe na Pasiteri Karekezi. Tunejejwe rero nuko tugiye kuganira ku ijambo ry'Imana. Uyu munsi nashatse ko tuganira uburyo tugomba kugira amatyazo yacu twihariye. Ityazo ryawe pana kujya ujya gutyarisha ahandi, ugatyarisha iwawe. Wenda byakomera ukaba wajya ahandi, ariko iwawe hari agatyazo gashobora kugutyariza ibikoresho bimwe na bimwe byo gukoresha. Imana ishimwe. Nta mpamvu rero kugira ngo igikoresho cyawe kigimbe cyangwa kizeho urugese ukayirinda kujya gutyarisha ahandi, kandi ugomba kugira ityazo iwawe. Umukiristo rero agomba kugira ityazo iwe. Ityazo turaza gusanga ari aho twasengera, aho utyariza. Imana idufashe, aho utyariza ibyawe by'umwuka. Imana ibagirire neza. Turabashimiye rero buryo mugiye gutega amatwi ndetse no kureba aya magambo tugiye kuganiramo hano. Imana ibagirire neza. Reka turebe ijambo ry'Imana hariya muri Samweli wa mbere 13 urahera ku murongo wa 19 kugeza kuri 23 twumve. Icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cyose cya Isirayeli, kuko abafilisitiya bavuze bati tujye tubuza abaheburayo kwicurishiriza inkota n'amacumu. Ariko abisirayeli bose bajyaga bamanuka bakajya mu bafilisitiya, ngo umuntu wese atyarishe uruhabuzo rwe n'isuka ye n'intorezo ye n'umuhoro we. Ariko bari bafite ityazo ryo gutyazaho imihoro n'amasuka n'ingobe n'intorezo n'iryo gutyaza ibihosho. Nicyo gituma ku munsi w'intambara mu bantu bari kumwe na Sawuli na Yonatani nta n'umwe wari utwaye inkota cyangwa icumu, ariko Sawuli n'umuhungu we Yonatani bo bari babyitwaje. Nuko abanyagihome b'abafilisitiya barasohoka bigira mu nzira nyabagendwa y'Imikimashi. Imana ishimwe. Icyo gihe muri iyo ntambara, icyo gihe nta mucuzi wari ukiboneka mu gihugu cya Isirayeli, kandi Isirayeli yari ifite urugamba ruhambaye n'abafilisitiya, ariko nta mucuzi bari bafite ushobora gucura, ndetse nta n'amatyazo bari bafite bashobora gutyazaho intwaro zabo. Bibiliya itweretse ko muri iyo ntambara umuntu wari ufite icumu cyangwa icyuma gityaye ari Sawuli na Yonatani. Baratsinzwe rero. Filisitiya yamaze igihe kinini itsindwa na Isirayeli, ariko Filisitiya iza kugiraho igira ubwenge. Ariko aba bantu badutsinda buri gihe, kandi bagahora baza gutyariza intwaro zabo iwacu, akaba ariho hari amatyazo. Tuzajya duhora dutemwa n'ibintu bityarizwa iwacu ko nta matyazo bagira? Mwaretse tukabafungira amatyazo tukareba aho bazongera gutyarisha ibyo kutumara. Imana idufashe. Filisitiya yaje gufunga amatyazo mipaka, barafunga, bavuga bati nta munya-Israeli dushaka kubona yongera gutyaza, aza gutyaza iwacu, nitwe dufite amatyazo. Intwaro z'abanya-Israeli ziragenda ziragimba. Ahantu babikaga intwaro bahagera bagasanga ziragimbye. Aho babitse imyaka yari ishize, aho intwaro zidakura zidacyazwa. Abafilisitiya baza kubapima, bamenya ko intasi zabo zimenya ko Isirayeli intwaro zabo zagimbye, barabatera. Bibiliya yatubwiye ngo muri iyo ntambara umuntu wari ufite icumu cyangwa inkota zityaye ni Sawuli na Yonatani gusa. Abandi byari bihoro, uburyo wabikubitaga ku muntu n'ikinjire. Isirayeli iratsindwa kubera ko ifite intwaro zidatyaye. Yesu adufashe. Amen. Isirayeli iratsindwa kubera ko ifite intwaro zidatyaye. Ariko si ikosa ry'abanya-Israeli ni irihe? Bagira intwaro ariko ntibagira aho gutyaza. Imana idufashe. Imana itube hafi. Muri iyo ntambara bayikora, ntabwo abafilisitiya bari bafite ubwoba. Oya, ubwoba bw'iki?
ibitwaro byabo ntibityaye, ntabwo byinjira. Niyo bakiguteraga hazanagaho zampunira gusa, ntabwo byinjiraga. Bibiliya yatweretse ko abantu bari bafite mu banyayisiraheli bafite intwaro zityaye ari Sawuli na Yonatani, abandi bose byari bihosho, intambara irabatsinda. Ikibazo gihari ni iki muri kino gihe? Si ukuvuga ko tudafite intwaro, ariko hari igihe twagira intwaro tudafite aho gutyariza. Iyo Satani ashaka gugota umuntu buri gihe mu buzima, amuburizaho gusenga. Iyo udafite aho utyariza aho usenga, n'akagakiza kawe karagimba kabukundi. Ndashaka ngo mbakangurire kugira aho mutyariza. Imana itugereye. Uko Abafilisitiya bapibye Isiraheli, indwaro zimaze igihe bazaga gutyaza mu kwa karindwi, none tubafungire mu kwa karindwi ntibaje. Buriya byabaye ibihosho bifite urugese. Niko Satani ajya apima udaheruka gusenga, akagutera kandi akagushobora aho batyariza. Ushaka ko ugira ityazo. Mu gihe cyo kubaka Yerusalemu, Nehemiya arimo arwana. Abanzi babaturukaga impande n'impande, babonye bamubwiye ngo namanuka avugane n'umwami abyanze, babona umurimo urimo urakomera ujya mbere. Ababwira ati nta mpamvu na zimwe zatuma ntumurimo. Bashoje urugamba, Nehemiya aragenda abwira abanyayisiraheli, mwabayedemu, mwabafundimo, mujye mutwara amatafari, abandi mufata imyiko, abandi mugira gute, ariko mufite inkota kwitako. Umwanzi natera mujye mumanuka murwane, nimurangiza mugira gute, mugaruke kubikwa. Umwanzi yatera bakamanuka kubikwa, bakagenda bakarwana, bakagaruka inkota. Bakoraga umurimo bafite inkota kwitako zo kurwana. Umwanzi noneho ngo aravuga ati aba bantu turabona bikomeye, uwategera aho bavoma, wabategera ahantu bavoma, dufasha amariba yabo, ntabwo bakongera kugira gute, nta cyondo babona, nta matafari babumba, umurimo wahagara. Mu gihe bajya inama gutyo, umwuka w'Imana ahishurira nde? Nehemiya aramushurira ati jyana ingabo zikomeye ku iriba aho muvoma, dore umwanzi niwe aza gufata. Yavuze ngo nidufata aho bavoma turaba twabashoboye. Yesu ashimwe. Nehemiya yohereza ingabo zikomeye. Umwanzi ahageze ku iriba hasanga ingabo za Nehemiya bararwana. Abazaga kuvoma bose baravomaga ariko bafite n'inkota. Imana ishimwe. Satani rero iyo yabonye ko twamutsinze, adufatira aho dutyariza cyangwa aho tuvomera. Iyo yamaze gufunga amariba, aba yadushoboye, umurimo uba wadebwe. Imana itugire neza. Satani buri gihe ahora ashaka aho uvomera, kuhafunga. Buryo wabonye yatangiye kugucaho usengera, menya ko yagushoboye. Yagotangiye kugucaho usengera, menya ko yagushoboye. Afunga amatyazo, agafunga n'amariba. Ngibyo uburyo ajya akoresha kugira ngo umukristo acike intege. Aho watyarizaga, aho wavomaga, aho wajyaga kuvoma. Iyo ubona ibihe byo gusenga byakamye muri wowe, ujye umenya ko yagushoboye. Imana itugire neza. Yesu ashimwe. Oh haleluya. Tugomba rero kumenya aho intwaro zacu ziri, kandi tukamenya ko zinatyaye. Kuko nanone ntukemere ko Satani akwinjirira kumenya aho intwaro yawe iri. Hezekiya yakoze ikosa rikomeye cyane. Siriya yari ifite ndera, Bradani niwe wayobora, ariko yari yatsinzwe. Isiraheli yari yaratsinze inshuro nyinshi. Hezekiya akora ikosa rikomeye igihe yarwaraga, amaze gukira muri ya myaka 15. Uyu mwami w'Abasiriya amutumaho ati narabimenye kuri umuntu ukomeye, waratsinze, waradutsinze, ariko waranarwaye sinagusuye. Nkoherereje abantu banjye, reka baze bagusure, nkoherereje n'amaturo, ariko bakore n'ingendo shuri mu gihugu cyawe cyamaze gutera imbere. Arabamwoherereza. Abaminisitiri baraza, ab'ubuzima, ab'ubuhinzi, ab'imibereho myiza y'abaturage, imirimo n'ibiki byose, abaminisitiri baraza. Ako kagurupe
Baradani yohereje gusura Hezekiya, karaza karahagera. Kahageze Hezekiya arakakira, baravuga bati umwami rwose yadutumyeho, umuntu w'umugabo wararwaye, akira amaturo, ariko tuje no gukora n'ingendo shuri nk'hano. Nuko atangira kubayobora, buri muntu n'urwego rwe, ariko harimo wenda n'urwego rwahagarariye ingabo za Siriya. Intego yabo izi ntumwa za Baradani icyo zashakaga niki? Ni ukugera ahantu Isiraheli ibika intwaro, ikareba uko zimeze. Imana itugirire neza, Uwiteka tube hano. Ni ukugera ahantu Isiraheli ibika intwaro bakazitegereza. Arabereka minisitiri w'ubuzima, atambagiza b'ubuzima, minisitiri agiye ubuhinzi, ababwira uko bahinga n'ibiki byose. Ageze hahandi babinjizaho babika intwaro, bakajya babereka bati yitwa gutya, irasaha, yitwa gutya, birasa gutya, birasa gutya. Za ngabo z'Abasiriya zirimo zandika. Rangije basezera Hezekiya baragenda. Imana ituma umuhanuzi Yesaya ahita ajya kwa Hezekiya, aramubaza ati ese barabuntu bavuye hano wabakira? Ati nabakiriye. Waberetse iki? Ati naberetse ibintu byose dutunze hano. Ati no mu cyumba cy'intwaro se? Ati noho twahaberetse mu cyumba cy'intwaro. Ati rero ko rushareka nkubwire, uhanurira umva uko Uwiteka Imana ivuze. Ati umwaka utaha uzashorerwa ujyanwe iriya, n'abana bawe muzafatwaho bunyago. Imana itugirire. Ubundi si ngombwa kwerekana aho ubika imbaraga zawe. Intwaro zawe zigomba guhora zityaye kandi zibitse ahantu badapfa kumenya. Imbaraga zawe zo gusenga zigomba kubaho mu bintu bitaba ari rwaserera, biryo uvuga ngo ndi mu yitanu, ndi mu yiki, ndi mu yiki. Kugaragaza imbaraga zawe nabyo bituma intwaro zawe nta kintu zakumarira. Imana itugirire neza. Noneho kugaragaza naho uzibika intwaro zawe, Imana ikugirire neza. Yesu ashimwe. Igihe cyakurikiyeho baramutwaye. Zityaze rero kandi uzibike ahantu hatapfa kugerwa n'abantu. Ugira ibanga mu gusenga. Intwaro zawe uzityaze, ariko ugira ibanga ryaho uzibitse. Gira ibanga. Hari abantu Imana ivuga ibintu mukagenda mubisubiramo mu nzira, mukagenda muhura n'ibibazo byinshi bigenda bibagora. Mwarangiza niki? Nuko amabanga yanyu mwarayamenye, Satani aramenya, ajya gupirata ibindi bisa nabyo, arabarwanya. Imana itugirire neza. Yesu ashimwe. Samusoni yari afite ibanga ryo mu musatsi. Aragumya ashimashirwa n'umugore, ashimashirwa umugore aramutwara ubwenge. Ageze aho amena ibanga, aribwira Delila, aba feke nk'abandi bose, mujye mugira amabanga y'ibyo mwavuganye n'Imana, bibi byayo. Imana itugire neza. Ako karakajemwo, ariko ndashaka kuvuga aho dutyariza. Icyo gihe nta mucuzi wabonekaga muri Isiraheli. Abacuzi barabuze, kandi nta muntu wabonaga naho atyaza, kuko nta matyazo Isiraheli yagira. Bajyaga gutyaza mu Bafilisitiya. Ngo mbwira abantu mujya gutyaza hirya no hino, munanirwa gusenga ngo mugire amatyazo iwanyu, mukayagira mu bantu. Kwirirwa tujya gutyaza ahandi, akabonetse kose ngiye ko runaka nsengere, ntushobora no gutyaza akuma ko mu rugo, buri ku icyuma, inkota ni Bufilisitiya, hehe hose n'ugurya gutyaza ahandi. Gira gatyazi wawe, kuko hari igihe Abafilisitiya bafunga ibintu byawe bikabura ugese, intwaro zawe zikagimba. Ndashaka rero kubakangurira kugira amatyazo mu rugo iwanyu, kugira amatyazo muri mwe, aho mwiherera n'Imana mugatyaza, mugashaka imbaraga. Imana ishimwe. Kandi nkabakangurira, kuko Nehemiya hari ahantu Imana iramuhishurira iti bagiye kugotera aho uvomera. Iyo Satani agufatiye aho usengera akahaguca, aba yagushoboye. Mugira amatyazo, mwe kwirirwa mutyaza hirya no hino. Dore ingorane Isiraheli yagize ni uko utagira amatyazo muri Isiraheli. Imana ishimwe. Intambara zose zirabagaruka kubera ko batagize amatyazo muri Isiraheli. Natwe rero tuzajya tugira ingorane, ingota zacu n'ibindi bibubusa,
kubera ko nta matyazo dufite. Ndabakangurira rero kugira ngo mugire amatyazo, mujye mutyaza iwanyu, Imana ibagirire neza. Kandi mu mariba yanyu aba ariho mushyira imbaraga cyane, mu gusenga aba ariho mushyira imbaraga, kuko niho umwanzi ashaka kubacaho umuvomera kugira ngo umurimo udehe. Ariko Uwiteka Imana idushoboze kandi duhe imbaraga. Uyu munsi rero nagira ngo mbakangurire ngo mutyaze intwaro zanyu, mwe guhora mutyaza mu Bafilisitiya, mugire amatyazo yanyu kugira ngo umwanzi atabagwa hejuru agasanga intwaro zanyu zaragimbye. Ariko nizigimba mutyaze iwanyu, mwe gutyaza mu Bafilisitiya. Imana ibafashe rero ibagire neza. Ndagira ngo mbakangurire kugira amatyazo yanyu bwite. Imana ibagirire neza mu izina rya Yesu. Amen.